ikoraniro kaminuza nagomba ndabashimire kuba cyiza deje gukora ntumiriranye n'icubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukandida wacu mu mwaka uza kuza kubashikiriza ingene yiyumva kuko n'urugendo kandi ntabura akatwemerera kukongereza umuvuduko kuko tuteza kongereza umuvuduko Imana ibahezage tugire CNDD-FDD Nyakubahwa mwese mugize ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wacu mwiza wa CNDD-FDD duhereye ku bari mu nama nkuru y'inaribonye abagize ubuserukizi bw'umugambwe na mwebwe mwese mugize iri koraniro kaminuza batumire bahire cyane cyane mwebwe mwaje muva mu migambwe migenzi y'ibindi bihugu namwe muserukira ibihugu byanyu ngaha mu Burundi umwe wese mu cyo Imana yamuhaye tugire CNDD-FDD CNDD-FDD ramba abagumya banga komera abakenyera rugamba kenyera zigume imbonera kure shirira abahumure humuriza igihugu nakanyamuneza ntangere mfise kuri uyu munsi abagumya banga basubiye kuntera iteka kugira ngo nze ndabaserukire binteye akanyamuneza kuko vyerekana neza ko igikorwa mwari mwashinze ubwa mbere ndayishimiye nakiranguye kugira ngo wabibonye ko yamaze kuba nk'umuntu watanzweho umukandida wa 2027 ejo narabibabwiye ngo bari mu mwiherero ngira ngo ubu wabyemeye noneho ko nta kubeshyaga w'abantu batatu bagomba ngo kuvamo perezida yahise aboneka rero hano ikintu cyari gitegerejwe hano ni iki mwe mutamenye cyangwa se mwamenye twari dutegereje cyangwa se n'ijuru ryari ritegereje ko abarundi mutazagira icyitwazo hatazabaho ko muvuga ngo niyo mpamvu nababwiye kuwa Mungu iki kiri muri bimwe je narinzi bigomba kuba kuwa Mungu nari nababwiye ko biri butangure vendredi samedi dimanche hendi bigakomeza iyi ndwi tugiye kujyamo ubu ngiye kuyitereka ibigiye kuba ubwo ejo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu muri weekend itaha iki cyumweru cyangwa iyi ndwi ndaje nyibabarire ibigiye kuba noneho rero nkiri muri iyi weekend turi gusozera cyase bamwe banasozera abandi batarinjiramo Perezida w'u Burundi amaze gutangaza ko CNDD-FDD yamuhisemo nk'uzayihagararira uyu ni umunsi wagombaga kuba utegerejwe mu barundi bamwe bakumva sava abandi bakavuga bati ishyano riraguye abandi bati barariraguye ese se barundi nayobora indi myaka 5 uburundi buzaba bugeze sawa ikintu Imana hano yashakaga n'iri jambo we yavuze nuko guhitamo kw'abadede bagaragaje ko bo nta gahunda ihari yo gutanga igihugu cyangwa kukirekura ndetse bakanemanga umukandida ugomba kubaserukira cyangwa kubahagararira hagira ururimi iyo rumaze kurotora rukavuga n'abarundi ejo Imana nimwegura harimo abarundi ubu ngubu yimukura nko kuwa gatanu bari kuzavuga ngo rega n'ubundi ngo ntabwo yari kuziyamamaza ngo nuko ngo uramuhanuzi we ngo yihuse ngo nta gahunda yari afite yo kuziyamamaza ngo rega n'ubundi ngo nawe ngo yarazi ko adashoboye cyangwa atabashije ngo nta gahunda yari afite yo kuzaba perezida ngo rero ngo kamemu nyine nawe ngo yavuyeho abishaka ngo cyangwa ngo yavuyeho ngo kumva neva yivugiye ko mwamutoye ku gahato atabishaka none n'ubu yongeye
arekaramye cyangwa se avuze ko akengurutse yashimye ku bw'iryo ganuke. Amen. Rero hano niho Imana igiye gukora. Bivuga ngo amaboko y'abantu ahananiriwe Uwiteka arururuka akagira ate agakora. Izabikora iyo Mana izabikora, izabikora amahanga azabibona, izabikora bose batangare, erega iyi Mana yikorere. Zabikora amahanga azabibona, zabikora abarundi babibone, zabikora bose batangare, erega iyo Mana yikorere. Haleluya. Mpumurije abarundi bose bakurikira Imbabazi TV gatatu bahisemo gutangirana natwe iteraniro tukanarisozanya, ndetse bakanakanda sabone cyangwa subscribe kugira ngo notification yuko ubutumwa busohotse ubashe kububona. Nukuri nta ruhombo, nukuri ntabwo wakurikiye Bayari, ntiwakurikiye Ashera, ntiwakurikiye Hindo, ntiwakurikiye Daragoni, ntabwo ari Ryangombe, ntabwo ari Kiranka. Imana yampamagaye ikantoranya ya Aburahamu na Isake na Yakobo. Iyi ititiranya amazina itanabeshya. Haleluya. Njyewe ijwi ryanjye ntabwo ririmo nk'umuhanuzi watumwe kuri Neva. Sinagutoye, n'ijuru ntiryamutoye. Yatowe n'abantu, yimitswe n'abantu, bavugije ingoma. Umwami arimye. Ibi rero mugiye noneho kubona Imana yo ikora bya bindi byose twari twahanuye mu minsi yose iherereye inyuma. Cyane rwose ubu nibwo Imana igiye gukora ibyo yasezeraniye abayikunda. Ko bamaze kurekarama bakavuga ngo dushaka gutwara indi manda. Mushaka gutwara indi manda mu gihugu cyane. Imfunguzo z'igihugu zifitwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo na Isirayeli. Imfunguzo z'igihugu kugira ngo ukiyobore zifitwe n'Umwami wacu Yesu Kristo. Imfunguzo z'ijuru, akabati, imfunguzo zo gutwara igihugu cy'u Burundi, imfunguzo za kiriya gihugu nyine, akabati zibitsemo ni Mwuka Wera ufite mu nshingano kubika iby'amaboko y'abantu atari buhita atora ako kanya. Ibyo rero bafeta batafeta, mwakora mutakora, ahubwo murebe ibigiye gukurikira. Ibi ni urupfu, ni urupfu rwamaze kwiyafisha. Uru ni urupfu. Ubyumvisha ugutwi kumwe cyangwa abiri, kazi yake homboka. Ntabwo ndi kuvuga ibi ngo munyemere cyangwa se munkurikire, ahubwo mwemere uwantumye cyangwa muba ari we mukurikira, cyangwa nawe unisabira ikimenyetso ubwire Yesu ati Mwami Yesu, maze iminsi nkurikira ubutumwa ku Mbabazi TV gatatu, uzandodesha Imana ihwejesha amaso yawe kwereka, cyangwa iguhishurire, cyangwa ikuroteshe, cyangwa wumvijwe, cyangwa ijambo, kuko birashoboka. Haleluya. Hano rero ikigiye kuba, hano ibigiye gukorwa n'ibyahe wibaza. Iyo ibara riraguye. Ntabwo nababwiye ngo imfunguzo zifitwe nande z'igihugu. Ninde ubitse imfunguzo? Ni Umwami Yesu. Aho ziri nta funguzo buno Neva afite zo gukingurirwa Burundi ngo Neva. Izina ni ryo muntu. Neva ni Igifaransa no guhakana. Ni Icyongereza sorry. Sasa harimo abantu baserebuye ku masitati, nagiye mbibona no muri disikuru nyine byavuzwe, ariko ubu tuvugana yendi ko we yavuze mu mubiri muraza kubyemera, kandi akavuga public, je nkaba ndi kuvuga ibya roho, ntabwo ibi muri bubyemere. Ariko ngiye nkubwiza ukuri, nere guca ku ruhande. Ibi nkubwiye nibyo yavuze na Reveriyani aravuga, na Profete General Martin ndavuga. Turi batatu bavuze twese disikuru kandi zikomeye zihambaye, kandi twese mudukurikira ku mbuga ngurukana bumenyi.
tugiye kureba rero ukuri aho guherereye n'ibigiye kwibonekeza n'ibigiye gukorwa n'ibigiye kuba. Ibindi mukama w'ikigongwe, hano harimo abantu bazi ko Uburundi ari igihugu gisanzwe. Harimo abantu babona Uburundi bakabwitiranya na Sudani, Nigeria, Algeria, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania. Ntabwo Burundi, ntabwo Uburundi my dear, ntabwo Uburundi, ntabwo ari igihugu gisanzwe. Ntabwo ari kiriya gihugu cy'Uburundi, ntabwo ari igihugu gisanzwe. Mbikubwiye byumva utabyumva, ntabwo ari igihugu nk'ibyo bihugu byose mvuze. Ni igihugu nanjye ubwanjye nakubwira ngo kiranyegejwe mu ibanga, muzabona Imana imaze gupfundura agaseke. Ariko n'iri jambo ryari ritegerejwe ko CNDD-FDD irekarama ko iziyamamaza, ubundi nta n'irindi jambo risigaye. Hama amatora yo ntayo, no gutorwa nta guhari, ahubwo iki cyumweru tugiye gutangwa hazaba iki? Hazaba iki? Ungenza ari bugufi, neva umugenza ari bugufi. Ni umugani Yesu yavuze ngo ungenza ari bugufi. Yuda ari muri CNDD-FDD, Sikariyoti mubyanka babyemera. Wiratabara obyemera utobyemera, iratabara obyemera utobyemera. Harimo memuke ndamuke bashyize kuri sitati bati felicitation. Ubu rero nibwo ubuhanuzi bwa Generali Profete Martin mugiye kubona busohora. Ubu nibwo mugiye kwinjira mu ndwi, ubuhereye ejo. Iyi ndwi ntirubwijyane, kigomba kuba cyateguwe, itaha ntiyakijyana. Iyi turangije kirabaye, iyi dutangiye kigiye kuba kidasanzwe. Harimo hano Mungu wangu, ni umutego neva yatezwe, hari budondagure byose. Ariko hano ni umutego, aka ni agatego bamuteze, kandi umutego uramufata. Aguye mu mutego, ukuri kwiyama, aguye mu mutego, aguye mu mutego. Bibiliya iravuga ngo nzashukashuka habo, ariko nzamutsindayo. Ntabwo ari jye wabivuze. Nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa, mpanura amahoro. Harimo abantu batazi gutandukanya umuhanuzi w'umwana n'umuhanuzi mukuru, bo bagapima mu myaka gusa, ngo kuri afite imyaka 80 akaba ampanuriye, ngo ubwo niwe muhanuzi. Ngo kuri afite imyaka 12 akaba ampanuriye, ngo ubwo uwo ni umwana. Bakabibara mu mubiri. Oya, harimo n'abavuka ari abahanuzi ari inzoya, cyangwa se ari abana bato. Bino rero bigiye kuba nta joro ry'ubusa, nta manywa y'ubusa, ahubwo operasiyo y'Imana yo kwimika no kwimura nk'uko yabidutumye irabandanyije. Neva ugiye kuvaho rwose. Sinababibwiye ibya Tarapo. Tarapo sinamubwiye ntiwongere kurasa muri Iran. Uyu munsi ntiyarusimbutse, ntibamuhushije. Mbwiye Tarapo ijambo rya nyuma namubwira uzi ubwenge wikunda, kura ingabo mu nyanja no muri Iran, Israel uyifasha ariko utayifashije gutera ibindi bihugu, ahubwo uyirinde, uyisikirize. Kandi mpamya ko nta n'uwabatera, kuko Israel irinzwe n'Imana, ntirinzwe na Amerika. Ibyo si byo byanzinduye. Ariko ibi nari nabibabwiye ko muri Amerika hazanyura umuyaga. Ubu umuyaga urimo. Mbwira Tarapo ndamubuza, amazi atararenga inkombe. Ubu yarenze inkombe, nawe yabuza yacira n'ayamira. Intumva, amatwi y'impene yumva ahiye. Ibi nabibwiye Sebarundi kuva mu kwezi kwa gatandatu kwa 2024. Ntiyumva.
ubu rero twinjiye noneho aho ibintu bigiye kuba live uko mwabonye. Ubu ntabwo ibintu ari kuranzika, si ukubika, si ugushyira ahantu, oya, ibi nibyo mugiye kubonesha amaso yanyu nk'umuhanuzi rero urutonde ruhari. Marayika uyu munsi nibi yavugishije abadede. Ubu nta murundi n'umwe uraye, umuntu ashaka kurara atabimenya ariko ejo buzira yabimenya. Nyuma yaho rero amarembo yo gukuraho perezida azaba afunguye. Ubu nyuma amasaha 24 n'abashize amarembo baraba bayuguruye yo kumukuraho. Noneho andi masaha 28 ni ibikorwa. Ubu rero ibikorwa bigiye kuruta amajambo. Ubu rero ni umwanya wo kugira ngo abarundi mwitegure iby'Imana. Iby'abantu barabiberetse. Hari igihe mwari kuvuga muti ahari buriya neva nyine nkubi yaza akavuga ati sinzitoza ntanze Reveriyani, mugahita muvuga muti buriya Reveriyani azabishobora, abandi bati Rwasa azabishobora, abandi bati Bunyoni azabishobora. Ntuzuyu ndayishimiye, uretse ko Imana iri bumukureho, ariko itamukuyeho nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo kumukuraho. Ntawe kubera ko bariya bo bari mu nyungu, abo bose bari mu nyungu bakorana nawe, arabareka bakikorera mu isanduku ya leta ayo bashaka, ibyo bashaka. Uwo muntu rero bimeze nko kwibisha umukozi ukora akazi ko mu nzu cyangwa mu rugo. Burya umukozi wo mu nzu nubwo yafata agafuka k'umuceri k'ibiro 25 ukamwibisha cyangwa bari kumwibisha, ibyo bavida byose ntacyo bimubwiye kuko atabisuma. Yaba amavuta asutse ntacyo bimubwiye. Nyine ni urwo rugero mbahaye. Rero na neva aba bantu bose bafite ibirombe, aba bantu bose ubona bamushyigikiye, ntabwo ari uko bamukunze, si uko bazi ko akora byiza, si uko bazi ko abishoboye, ahubwo ni inzira imwe yo kugira ngo imitungo bagume basahura igihugu. Rero mwese iminsi y'umujura ni 40. Iyi minsi y'iki harimo abavuze ngo hoya ngo Imana yarayizamuye yigira 80. Ntayo yazamuye, nta niyo yamanuye, ariko ni umugani w'ikirundi ndetse n'ikinyarwanda. Iminsi y'umujura ni 40. Ikipfa cyaburiwe ni impongo, nta nzira ngura. Ibi rero bigiye gushyika, bigiye kwibonekeza, navuga ngo ni ibintu mwebwe ubwanyu mukereye mukanemeza. Abarundi mubaciriye urubanza rwo gupfa, abandi mubacira urubanza ko ababa mu makungu cyangwa mu mahanga. Ya video umuntu wese waba warayibonye, iriya video samarira sagahinda. Kiriya gihugu buri ambasaderi wacyo akwiye kurara mu Burundi, ukagira umwene gihugu kuriye, si umusirikare uriya ufatiyeyo simaneko, ni umukozi wo mu nzu. Uyu mukobwa namushyize kuri urubuga rwa WhatsApp, bamukubise akajya apfuka ku gitsina cye, bamuboshye mu kanwa, bahonda amabere. Ngira ngo ababibonye mwese samarira. Umuntu warebye iyi video wese yasubizaga amarira gusa. No sucyo si umurundi wagize ngo sege bijya kongeraho perezida watabibona, abikoreho iki? Rero abarundi bari hanze y'igihugu, abo si abarundi ngo bafite igice bababaramo. Abari mu gihugu nabo si bose ngo naho harimo ibindi bice bibiri. Abo barundi bose rero uko Imana iri bubahuze ni ikuzi. Ariko CNDD-FDD yo kushyiraho neva ibimaze kugaragaza ko tiriho. Ni bya bindi bavuga bati dutegereje icyo nyir'ubwite aza kwivugira, dutegereje amahitamo yabo. Ubu rero amahitamo yabo ko agaragaye, ahubwo mwari mwaratebye. Iriyo murivuga kare muba mwaranavuyeho kera, ariko ubu ko muri rotoye biraheze. Kandi si uko Imana itari bizi ko muri bwiyamamaze, ahubwo kwari ukugira ngo abarundi bari mu mahanga no mu gihugu yenda bazi ngo neva ngo azavuga ati ntacyo Mariya Barundi reka mveho koko nabo n'abantu.
bose bakumva ko nyine nawe hari impuhwe ntazo, reveriyane ntazo, abo bose barakize baguwe neza, ibyo gukena kwawe n'ibibazo byawe ntibibaraba. Rero ikigiye kuba n'ikigiye kwibonekeza ni uko ubwo urubanza rwaciwe, iby'iburyo bibonetse iburyo n'iby'ibubafu bijya ibubafu, ibigiye kwera bigiye kwera n'ibigiye kwirabura byirabure, uko niko kuri. Aha rero impunzi zitegure gutaha mu gihugu cyabo. Buno Sawuli agomba, Herode wahigaga Yezu cyangwa se Yesu, Mariya agomba gucyura, Yosefu agomba gucyura umugore n'umwana, ubwo ni Yesu na Mariya, muhunguke. Yosefu na Mariya muhunguke, kuko Herode wabahigaga ubu urubanza nawe agiye kurucibwa. Baba dede, kuko muciye urubanza ruhengamye mugashyigikira neva mu mafuti no mu byaha kubw'inda zanyu n'indamu zanyu, harya muragowe, mugiye guhura n'akaga. Muzireguza iki? Uwabyanze ajye hariya, uwabishyigikiye hariya, ubyemera ajye hariya, ubyanga ajye hariya. Hano Imana yiri kureba imitima yanyu mwese. Niyo mpamvu urubanza ubu rwamaze gukatika. Twese nyine umwe ahita ajya kuri abo, undi akajya kuri aba, ubwo bamwe ni opozisiyo abandi si opozisiyo. Ibyo bintu byose rero uko bigiye gushorerana, navuga ngo unyumva utanyumva, ibara rigiye kugwa, ishyano riraguye, akaga karaguye. Bibe ejo kuwa mbere, bibe kuwa kabiri, mwitegura ibintu bigiye kuba biteye ubwoba. Bamutega atashye, bamuhanura mu ndege, yahura n'iki, haba iki, icyo nzi cyaguye mu mutego yagambaniye. Kandi yenda aho nabaye nkuvugira mu migani, ariko abwirwa benshi akumva bene yo. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose, nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye, kandi iyo nyobye nkamushavuza, ntareka kunkunda ntakwiriye, kandi kisubizaho Yesu ari, cyane no kwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kucunguza urupfu rubi. Nuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Nindeba ubwiza bwe bwo mu ijuru, nzajya ndirimba iteka ryose, nzajya mubazisha indirimbo nti, Yesu niki cyakunkundishije. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye, kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kucunguza urupfu rubi. Nuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda,
nubwo ntakwiriye, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Yesu naza kudutabara ntawuza mutanga imbere, icyo gihe amavi yose azaba yamupfukamiye. Umwami naza kugutabara ntawuza mutanga imbere, icyo gihe amazi nayo. Shina ragwana ribarikiwe. Nahamenya ngo hari igice kimwe cy'abasengerwa n'igice kimwe cy'abasenga, n'ibintu bibiri. Gusenga kuva isi itangiye kwabaye bombe, kuba n'urufunguzo rufungura cyangwa rwugurura ibintu byugaranwe n'abarozi, ibintu byugaranwe n'isi, ibintu umubiri waboshye cyangwa shitani yamize. Bibiliya iravuga ngo turwana n'isi n'umubiri na shitani. Amasengesho niho hari urufunguzo rwo gutsinda kimwe muri ibyo. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Tubona Ana yagerageje inzira zose zishoboka ngo arebe ko yabona urubyaro, birananirana. Ariko akimara guhanurirwa n'umutambyi aramubwira ngo genda Uwiteka akumvire. Koko uyu mutambyi ahagaze muri presence ye, nusenga bamuhanuriye ko nawe bamusanze mu rusengero rwa icyo nakita areti. Ari gusaba, ari gushaka, ari kurondeza, ariko ari mu cyapa twese turondera duhagazemo cyitwa gusenga. Noneho uwo rero uri buhabwe igisubizo aragihabwa ahagaze he? Mu gusenga. Haleluya. Nimbivuga ukunda kwibutsa uwitwa Sarayi yabivuyemo, ariko Aburahamu abisigaramo. Aburahamu abisigayemo yakira abashyitsi neza, ahagarara neza. Bibiliya iravuga ngo umuhanuzi aramubwira ngo umwaka utaha nk'iki gihe tuzasanga ucikiye umwana w'umuhungu. Rero hari amajwi menshi we akubwira ngo nta gisubizo ufite cy'ukuri, akongorera, akubwira ngo ntibishoboka, akubwira ngo ntuzashakwa, ntuzashaka, ntuzubaka, ntuzakira indwara. Ofete shitani afite ukuntu mu mutima wawe afitemo umwanya munini wo kuguma, afite oderi ari kupompa muri wowe, amagambo pompa mu matwi, mu mutima wawe, yo kuguca intege ko nta gisubizo cyo. Ariko ndaguhumurije igisubizo cy'ukuri kirahari. Haleluya. Aburahamu wabigumyemo baramubaza, undi mushyitsi abaza Aburahamu ngo ese umugore we ko adakomare. Itanguriro ngira ngo 21 niba ntihenze niho wasanga iryo jambo. Undi mushyitsi aramubwira ngo Sara ko adakoma umugore wawe ari hese. Aburahamu aramubwira ngo ari mu ihema ry'ibonaniro. Sara yari ari ku rwego rwo kutanakira abashyitsi. Iyo ikigeragezo cyaboze, iyo ibintu byanze, haleluya, iyo ibintu byamaze guhinduka ko bitagishoboka, Uwiteka arururuka agakora. Hajya uvuga uti ibi birarangiye ugashyiraho akadomo, hajya uvuga uti ibi byo neza n'abakozi b'Imana barantaye neza, n'igihugu ntago nzi ko ngewe yenda mvuka muri iki gihugu neza, sinzi diplome yanjye ko, ugakubita hirya no hino ukabura ubutabazi, ukabura ubufasha. Ujye uhita uvuga utaha mbonye vitesi imwe cyangwa se nkiyunganganyamo imbaraga y'ubutwari, hajya ugeze ku tsinzi. Niko byama bigenda. Aho rero umushyitsi ahise abwira Aburahamu, aramubwira ngo umugore wawe yatwakira atatwakira azasama, yaba yarahukanye yaba atarahukanye azasama. Kandi koko baramubyaye. Hano nimvuga ibi untahura unyumve, 2026 ntabwo ari umwaka mubi. Ni mubi kuri bamwe, ni mwiza ku bandi. Haleluya. Nimbivuga uku untahure, mvuze iki? Mvuze ko ese wowe usengerwa, nanjye usenga, cyangwa we basengera nawe usengerwa, uruhare rwawe ni uruhe? Uruhare rwanjye njye usenga ni uruhe? Koko Yesu yaravuze ngo babiri bahuje umutima nururuka kubana nabo. Kandi
kirisito aravuga ngo bishobokera abizera. Sinzi ko kwizera unyumva. Bishobokera abizera, ariko n'abatizera birabashoboka. Ahubwo abazaragwa iryo sezerano n'abazarihabwa ni abizera. Kwizera ni ikinyarwanda cyangwa se ni n'ikirundi. Haleluya. Ibi rero harimo abantu bareba intambara barimo, ingorane bafite, ibibazo bafite, bati biraheze mukureyo amaso, birarangiye. Ariko hari abantu baba mu gikorwa cyo gutanga serivisi zo gusengera abantu batarabirobanuriwe cyangwa babitoranyirizwe, yenda bagatobera benshi ngo abo umwe agatukisha bose. Haleluya. Hari n'abakirimo ari abavure. Yesu ntabwo yigeze afata abakozi biwe cyangwa se abana be ngo abyandikeho mu ruhanga. Twebwe turi abakozi b'Imana benshi, mugabo ntabwo twese dusohoza muri Kristo, kuko na Yesu bariya bamurwanyaga n'abasengaga. Yesu ashimwe. Rero umubiri wawe waremwe n'Imana. Sinumva ukuntu wasuzuguye Imana, kuko umubiri wararemwe, isi yararemwe, na Satani ni ikiremwa. Kandi ngo kubw'urukundo Imana yagutanzeho Kristo, none ntiyaguha umugabo. Imana igutangaho Kristo ntiyaguha urubyaro. Imana igutangaho Kristo ntiyaguha akazi. Ahubwo mbaza ngo ese uramwizeye koko by'ukuri? Murazinanye? Igutangaho Kristo ntiyaguha amahoro? Ntiyaguha urugo rw'umugisha? Hari igihe nanone umuntu yivuza indwara cyangwa akaba afite ibibazo ariko byinshi yihamagarira. Buriya mu ntambara tubamo, mu bibazo duhura nabyo, iyo usanze wowe uri nyirabayazana wabyo, egare kwihana. Kuko na Dawidi nicyo cyamurokoye. Dawidi yasanze ibyo yagiyemo nta ruhare Imana ibifitemo, niwe wagize irari, agomba kurongora, ararongora, birakwegana icyaha kigihe ikindi kugeza ubwo nawe afashe decision yarihana. Wowe cunga mu ntambara urimo ko nta ruhare ubifitemo. Nusanga nta ruhare ubifitemo, uzatabarwa umugisha uze nk'umwe wa Yobu. Nusanga ubifitemo uruhare, fata umwanya wihane cyangwa wirimbure nyine. Kandi kamemo nanjye nkubaze, wowe ukeneye akazi, ko Imana iguha akazi, ntushobora kujya ya musenzi, ntushaka kujya gusenza, ukwezi kwashira utiyirije ubusa, kandi urya avamedi midi y'amanywa na apremidi mu ijoro, hose urumva wowe umubiri urawusiga, urawambika, urawitaho. Doke uha byose wawushyize ku ibere. Uyu mubiri wawe wosa iburyo ukawusa n'ibumoso, ukawushyira mu mugongo, ukawuheka, ugashyira no ku bibero, ugaterura. Ariko warangiza kikubwira ko uba wifitiye ikibazo wowe ubwawe, ari nayo mpamvu ubona yenda gusubizwa kwawe, gusengerwa kwawe hazamo intambara. Niba ubaho mw'ubwo buzima, nta mwanya ugira wo kwihererana n'Imana, nta mwanya ugira wo gusenga, nta mwanya ufata wo guha Imana, kuvuga utubu. Harimo n'abantu badaha iby'Imana agaciro, akabiha agaciro kuko bamubwiye, akabiha agaciro kuko yenda mbyigishije, akabiha agaciro kuko abonye akaga, yarwaza akibuka Imana, mu rugo ibiryo byabura akibuka Imana, haba hari induru akibuka Imana. Ibyo uba umeze nk'aba bantu bakurikiye Yesu atanga amafi n'imitsima, byaba bidahari bakigira mu bikorwa byabo bya misi yose. Mu gakiza rero ntabwo twe dukizwa cyangwa ngo dukurikire Kristo cyangwa ngo dukorere Kristo kumvo n'impamvu nk'izo mvuze ahabanza. Oya, jewe mu buzima bwanjye ndasenga, naba afite amafaranga naba ntayafite, yaba menshi yaba make, byagorana mu rugo, byaba bipanze neza cyangwa bipanze nabi, nta kintu gishobora guhagarika gusenga. Kuko gusenga twatangiye mbabwira ngo ni ubuzima,
ni imibereho, ni urufunguzo rwugurura cyangwa rufungura ibintu byose. None se uru rufunguzo rufitwe na bangahe? Abanyamasengesho bafite urufunguzo rwo gukingura ni bangahe? Ese nawe urimo? Ugusengera afite urwo rufunguzo rukingura? We basengera se uhagaze nkaho nkaho Aburahamu yari ahagaze, naho Ana yari ahagaze, na Yosefu mu gutabarwa tubonye aho yari ahagaze. Wowe uhagaze he ngo Imana igutabare? Rero kenshi na kenshi aba bantu badasenga, aba bantu bakunda Imana, hari abantu bakunda Imana kuko imvura yanze kugwa, hari abantu bakunda Imana kuko izuba ribaye ryinshi, hari abantu bibuka Imana kuko abana babo babuze minerivare, hari abantu bibuka Imana kuko imiryango se na nyina baguye mu bibazo, cyangwa abana be, cyangwa umugabo we, cyangwa umugore we. Inshuti nyashuti ukunda ku mutima, nimero ya mbere, number 1, umwibuka koko hari serivisi umushakaho, yamara gukemura ibyawe nta nubwo wakongera no kwibuka wa muntu wagufashije ngo aguhe serivisi nziza. Haleluya. Ibyo rero iyo bavuze cyangwa iyo turi kuvuga ijambo ry'Imana hano, turi kuryigisha, turi kurihugura, bivuze ko ibirenge byawe bigomba guhagarara mu rusengero. Dawidi yaravuze ngo nkunda guhagarara mu nzu y'Imana. Umutima wawe ugahagarara mu masengesho, ubwenge bwawe bukayobora, kandi umutima wawe ukizera, amatwi yawe akajya abyumvuka, ugashyiraho n'inkoni kugira amatwi yawe byinjire, amaso yawe akabibona, ubwenge bwawe bukabikurura. Naho ibindi muzabirebesha amaso ariko ntabwo muzabijyaho, ntimuzaba baragwa. Iyo abantu basenze cyane, iyo ibisubizo bije, harimo abandi biririye umunyenga batajya basenga, iyo ibisubizo bije abo barapfa, iyo badapfuye barahunga, iyo badahunze bakurwa mu murongo, shitani iraza ikabahubuzamo ikajya kubababaza. Ntabwo Imana ishobora guhemba abakoze n'abatakoze, ahubwo ihemba umuntu waba waje agakora ariko yenda akaba yakererewe. Nge nkaba nahageze mu gitondo nkaba nkora, wowe ukaza kuza saa 10 ariko aho uhagereye nawe ukagira ute ugakora, sava, wowe uzahembwa. Ariko niba undaje muri twe akambara iby'ikirokore, akavuga ururimi rw'ikirokore, Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo akabyegura, ariko ugasanga mu mutima wiwe nta ntambara yabyo agira, nta muriro umubamo, nta nzara imubamo, nta nyota imubamo, uwo ategereje ko azahabwa agakiza Imana nimugirira ubuntu. Ariko mu busanzwe bene uwo aba afite nk'icyo nakita nk'uburozi, kubera ko umupagani, impamvu ntamugereranya n'umupagani, uriya mupagani ntabyazi, undi we arimo abiza ahubwo yanga kubikora. Hano rero mbwira abantu bifuza gusubizwa, mbwire n'abantu bashaka guhabwa inyishu, nerekeza no ku musozo w'ubutumwa bwe mu gice cya 2. Mbwira abantu bifuza inyishu y'Imana, urutonde rw'Imana, umurongo w'Imana mu isi mugahabwa umugisha, no mu ijuru mugahabwa kuzabayo iteka ryose. Kundisha Imana umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, yirutishe byose. Ibyo bintu nubikora hakagira dayimoni yongera kugaruka ku buzima bwawe, uzampamagara umbwire uti umutima wanjye wose. Abana nibaza ubabwire uti mwabana mwe ndabakunda ariko muri inyuma y'Imana data nkorera. Ababyeyi nibaza ubabwire uti mwe muri inyuma y'Imana data nkorera. Murakurikira rwose, umugabo naza nuko, umugore naza nuko, nyoko naza nuko, so naza nuko, n'ubutunzi bwinshi nibuza. Imana ikaza kugusura uryamye usinziriye, igasanga umutima wawe ikintu cya mbere kiwurimo ni ukuyikunda. Ni ukuri izaguha n'ibyo utayisabye. Ariko turayiryarya, turayihenda, turayijijisha. Umugabo wamara kumubona biba biheze, akazi wamara kukabona biba biheze, abana wamara kubabona biba biheze. Doke urumva nitwe dufite ibibazo. Noneho rero abadusengera nabo baturambikaho ibiganza nk'uko Bibiliya bivuga, cyangwa abo dusengera n'abasengerwa,
inshuti yanjye nubona ufashe decision zo gusengerwa, genda wasenze, Imana igushyire mu biganza byayo usengerwe mu kuri no mu mwuka. Naho niba usengerwa ibitari ukuri no mu mwuka, muzasenga n'imyaka 50 utarasubizwa. Bibiliya ivuga ngo abasengera data mu kuri no mu mwuka. None uwo basengera ntari mu mwuka, ntari no mu kuri. N'usenga ntari mu mwuka, ntari no mu kuri. Igisubizo kirava he? Uretse guta umwanya wanyu no guta igihe cyawe. Ubu niba ushaka ko nge ngusengera, ukuri kwawe kuri muri ayo masengesho, nanjye ugiye gusenga, ukuri kwanjye kuri, ukuri kwawe n'ukwanjye bigomba guhura bikaba byujuje ubuziranenge. Naho niba abantu babiri umwe arasengerwa undi arasenga, umutima wawe aho uri, wanjye si uri, wowe sindi muri connection y'ibyo ushaka, nawe nuri muri connection, bundi ubwo turi gushya twarura iki? Icyo hano ngendeye cyangwa ngamije niki? Shatse kukubwira ko gusenga kwacu, gusenga kwawe, gusenga kw'abantu ubitandukanye. Gira gusenga kwawe no gusengerwa kwawe, uverify you making sure ko uri mu kuri kw'icyo usaba, kw'icyo urekarama cyangwa uburana cyangwa icyo wifuza, hama unaverifiye ko kiri muri wa murongo w'iby'Imana ishaka. Noneho nanjye ugusengera nkwiye guhagarara nkabanza nkakunda ubugingo bwawe, nkongeraho n'umubiri wawe, mbere yo gukunda isura yawe, mbere yo gukunda amafaranga yawe, mbere yo gukunda inzu nziza zawe, mbere yo gukunda ijwi ufite uririmba, mbere yo gukunda ijambo ry'Imana wigisha. Niba nge ngambiriye kugusengera cyangwa ukabisaba, ndabanza numve ko muri nge harimo gukunda ubugingo bwawe. Koko ubujigitifu se ubundi ndaguhanurira ndi kugusengera, ndafata umwanya ndi kugusengera nkutakazeho imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri. Ntabwo Yesu rero yatubwiye ngo tubibe mu mahwa. Niba uri amahwa sinkwiye kukubibamo. Ntabwo Yesu yavuze ngo tubibe mu ibarabara. Niba uri ibarabara nta wakubibamo. Ntabwo Yesu yavuze ngo tubibe ku kara, aho ntitwahabiba. Ariko niba uri ubutaka bwiza, nzabiba muri iryo vu ryiza, mpamagare n'undi ufite imbuto mubwire ngo uzaze nkwereke umurima mwiza ubibe. Uri kuntahura? Rero hano niho duhita turonka ibisubizo, niho abantu bari busubizwe. Ariko niba abasengerwa ntibitaye k'uwo mwanya, ntibibareba, siho bari, n'usenga siho ari, ntibimureba siho ari, ibyo biba bimeze nk'imikino y'abana kandi turakuze. Rero nkwifurije umugisha w'uko wasengerwa mu kuri no mu mwuka, kandi nkwifurije n'umugisha ugusengera nawe agusengere mu kuri no mu mwuka, akubibemo iby'agaciro kandi bifatika bigaragara. Haleluya. Ibyo bintu rero byose bikorerwa iburyo bwa data n'umwami Yesu n'umwuka wera, aca mu mubiri, ni mu mwuka bigomba gukorerwa. Mungu asifiwe. Rero nerekeza ku musozo, nanjye ndi umwe mu bavugabutumwa basengera abantu ndetse nkikomeje ubwo rugendo, ariko dushobozwa byose na Kristo duha inkomezi. Nawe uri umwe wifuza gusengerwa, cyangwa warasengewe uranakomereka, cyangwa se uranakomeretswa mu rugendo, bibaho cyangwa se biranagoye kubyakira, ariko bibaho. Ihangane ukomeze urugendo, ariko imbere Imana ikurinde kuzongera gukomereka. Kabiri nanone ni ukuvuga ngo mu rugendo rundi rukurikiye nanone urifuza kuzasengera abantu, banza utangirane umutima wawe, utangirane n'ubwenge bwawe, utangirane n'amatwi n'amaso, urebe ko biri mu murongo witwa ukuri, ubone guha abantu serivisi y'Imana. Birababaje ko wafata Imana ikaguha ubutunzi bwayo, ikagushyira muri ofisi ngo utange serivisi zayo, ugakora nk'uko abisi bakora, ibiturire, uburyarya, kubeshya, amanyanga, kwa jina la Yesu Kristo. Abantu bakorera Imana, Imana yahaye impano z'umwuka wera, mukwiye gukorera mu kuri no mu mwuka. Ndagushimiye Data, uri Alpha, uri Omega, uri utangurira ukaba n'iherezo. Watanguranye natwe, usozanyije natwe, uduhe gusengera mu kuri no mu mwuka, dusengera abantu bawe.
ubahe nabo gusengerwa bahagaze mu kuri no mu mwuka kandi bizeye ubuntu bwawe, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen.